yasubiye igoma izo nizo nguruze Scovia yari igoma Scovia yari igoma bro umwana mbwa Tom Close yararirimbye ngo uye nami jamutazu kaji ngono tanze zinanuzi iyo ugiye mu ishyamba utazi uhaca inkono utazi bro ugashiduka wihehesheje isosi noneho ukuntu ufite ibifana byawe nabyo ni ibigoryi biri muri comment biri ngo gake papa abo nibo bantu banjye biri muri comment ngo gake noneho abantu banjye nyine abafana banjye banyabo niba abantu mpita mbwira ngo tugiye kujya kwa cyarunaka kuri poto ejo barambwiye bose barambwira ngo we ready to report account ya Jack Kevin Kade ndareba ndavuga nti none bakajya bansanga in box ati tubikore nkawa muberereke nuko iminota 15 ya account nabanyikuyeho ariko uwazana mu cyoma akarira kumugaragara wazana mu cyoma akarira kumugaragara mu cyoma ko yakuririye ariko se ari abantu mpuzana n'impamo ya Mungu ziko rimwe uzahorera ibara washizemo ka kanuza arimo arakuririra twumva mucoma uwo nguwo uvuga ejo bundi nibwo abantu bapfuye abantu nabwo bahora ku mbuga nkoranyambaga nibwo bapfuye nyine ko bamumenya ko yamvuzeho yayinagize gute nanjye nibura nkafata ishusho ye nkayikoresha nkayivugaho sibyo ibyo ni ibintu yagakwiye kunshimira n'ibintu yagakwiye nibura kwicara akavuga ati umuvandimwe yankoreye promotion ni byiza cyane ariko yarashatse kurengera ndavuga nereka muhane ikindi kandi mucoma sibyo ibi bintu reka mbivuge gutya mucoma zicuza ubuzima bwe bwose oya nonge deep kandi oya mucoma zicuza ubuzima bwe bwose iyo ukina n'imitima y'abakobwa sibyo iyo ukina n'imitima y'abakobwa cyane wenda nk'umuntu mushobora kuba mwarahuye mu bintu binini cyane dumba none ahangaho uba wumva uri legend uba wumva urenze ariko one day oya kanzi oya mbereke oya byihorere mbereke ibyo wari ugiye kuvuga byihorere niba ni oya mbereke dupreyingire gusa yanuza naje ndi kukubwira ngo mbereke twereke umuntu ngo mbereke kubereka twereke turebe oya ni kukubwira ngo mbereke kubereka kutwereka kubereka agaze rumurumvira nta kintu ugiye kubereka agiye ubwo se wari guhamagaye niba abagore noneho ugira gutya wavuga gutya ubu ukivuga gutya bahita bamamagara ako kanya babagore se bavuga ngo nturi kubaga se ngo dumba mubuze ngo mbuze simvuge se ngo mbuze simvuge wewe igihe ariko nanjye ngiye kukubuza ntabwo nakwemerera bagiye kukubuza ntabwo nakwemerera oya hari itambuza nari ngiye kubaga oya iyo utambuza nari ngiye kubaga da reka ntukazajya ubikora please ntutume avuga ibyo nakubwiye ibyo bari banyohereje telefone ikijyamo ise telefone ikijyamo umva je ubufashe ibintu by'abantu benshi so nukuvuga ngo rero
Ndumva ngewe arahabora nangiye gusimbukiraho gatoya. Nimba wazana abantu nka 2-3 bakagira ibyo babaza bisanzwe nyine twigendera byaba byiza, ariko none kandi twongera kubwira abantu mu mudukurikiye 5 kwa 5 bari muri Canada, mushobora kugana akabari bita Plus 250 in Canada. Ndumva yatubwira byinshi kuri ko urumva Karirongei, address niyo 888 Ruserura Rongei. Nakabari k'Abanyarwanda aho ushobora gukura ibiryo byose. Ejo nariyeyo ikintu cyitwa chapati n'imboga bro. Chapati n'imboga ibi biryo nkomanze mwabona rero ndabijya na apeti niho mbikuye. Abanyarwanda bari muri Great Montreal region. Iyo mvuze Great Montreal region barimo namenyesha abari Rongei, abari Montreal, abari Côte-Verte, abari La Salle, abari Laval, abari Lachine, abari Laval, abari Repantini, abari aho hantu hose mvuze ushobora kumanuka kuri ako kabari kitwa Plus 250 Canada 88 Ruserura Rongei. Yes, ngira ngo mwabyumvise umuhungu bita Dumba araturangiye ahantu heza ko twasohokera umuntu akajya kurya akantu kameze neza cyane. Nongera kubabwira ni nanjye ndabakunda cyane Dumba. Yo zara abantu nka 2 bagira ibintu babaza twikomereza giye bitijya mu zindi gahunda. Urumva ntabwo umuntu yakora kuri live umunsi nashakaga kuvugana nawe kama ari agiye kuza live aze avuga ukuntu abaririmbi byabananiye. Reka muhamagare mubwira aze live hano cyangwa avuga ukuntu ari igikuri ntacyo bimutwaye. Akusha ukama n'umwe muhanzi nemera gese ariko kugenejo Ukama twe benshi turamwemera ukama abantu bazi umuziki ariko Patrick atimi ngwe bale balloon uri live njewe na Jess kwiza turagutegereje bale balloon kukabona ndagakunda biri seriyo nje na Jess uri live turagutegereje ngwino hano ubitubwira ibintu ujye uvugira mu ntuza mu kabati mubwire ngo banza kuremo ibire ariko Dumba samwakira abantu babiri nongera kubwira abantu abaretse gatoya nongera kubwira abantu mwese muri Canada muri Europe abantu muri Amerika mushaka gukora business yinjiza amafaranga mu buryo bukomeye cyane. Ngira ngo ejo nabiberetse yuko turimo turinjiza amafaranga mu buryo buteye ubwoba. So abantu mwese mushaka gukorera amafaranga mushaka kugana business yitwa Travolium mumpamagare anytime cyangwa se mu nyandikire mbere ku buryo tuyora amafaranga direct. Abantu benshi bajya bibaza rero ngo Jess Kwiza wa mipango uko dukunda kubona ugenda ugaruka kandi ukabugaragara nk'umuntu ufite ibiceri aho rero ukura ibiceri papa. Zuba ryariringishe ndagaswemba. Abantu bashaka kuza abafana ba Jess Kwiza baze gukamataraza kugira ngo mube ku kintu mubwira je urumva mube ku kintu mubwira je katurebe ahangaha ni bande barihora nibaze ngiye kwigendera cya gihugu cyitwa Benovia cya kintu urakizi Benovia ndamuzi nta kintu washaka kukibwira nta masaha Benovia nari birye umwana uzi gushakisha nawe nyine tu reka turebe Benovia ibyo yavugira mu bantu umwana uzi gushakisha Benovia ndi kizo ki yazi guhiga yera n'umuhigi nk'abandi Benovia arabanza akagutembereza ghetto arabanza akagutembereza ghetto Benovia karame reka uno munsi bwa mbere izi ni tariki zingahe uyu munsi turi itariki ariko turi zingahe 20 icyo nzi cyo nuko YouTube yabashije guhemba reka nkubwire itariki ni kuwa mbere ukwezi kwa gatanu itariki 26 26 warihirinze ngo ube umusitari byaranze guhaye umugisha
no kugira ngo ubone ko ibintu w'umukoreye atari ibintu byiza abana bagiye gutangira kumubaga no kugira ngo ubyemere neza ibyuka mani nzira mani ariko nyina ringangutse ahita nzarayo ejo seba ashobora kuba nta kintu yabahaye hari umuntu urimo urandika ngo seba ni umure kandi yari mu bantu nari nabwiye ngo seba bamutema reka nakabeba icyo gisazi yo Benovia kuva nuno munsi uri umuki bayo umusitari kubera ko njyewe ndi kumwe na za goti ibintu nabibabwiye guhera zamani njyewe nabwiye abantu babwira ngo mujye mugenda gake ntabwo si ibyo nabivuze njyewe azwitwa Jesu uzamipa ntabwo yafasha akajya kungaburira inyuma yarangiza akambwira ati wakena wanjye ndabona uzanabafata none ndumva narusigaje gusinyaho use murangizwa n'iki none mana y'isi hejuru Benovia ndakubatisha asante sana muziki ariko niba byandika muri comment babyumvishe ibintu wavuze badabizi ibintu wavuze ntabwo ujya wisubira ubu niba mipangu uko niba bimubabaje yewe mipangu izo ngufu ntabwo arazigira araburaho gake umva yo Benovia karame amamara nazi kwa ukama ashobora kuba yazi ndashaka ko umusaza bita ngo director Zoye official uramuzi Director Zoye Director Zoye naye numvise ngo Director Zoye ngo Director Zoye ni umuhungu wanjye bamwita Musa Ewan nuwahe uw'igikondo ni umudirector Ewan kuva na kera ariko nyine sinzi impamvu nawe atagira atazamuka abo nyine baba baburamo by'ibyo ngiyo muri Benovia nta kindi baba barimo babura niyo ariko ndumva kubeshya ni kubi mani jewe kubeshya ni kubi nkorera ibintu bya danje ntekereza ko ndumva jewe nahoraga mvuga ati kubera iki ndumva aba ari gufasha umuhungu wanjye bitero by'uyu munsi wabaye icyamamare ataranangeraho ariko uyu mwanya wa none Rudaja bundi yaraje aranguranira gupfa ndamubwatisha nahomesheje umugisha na kambura mama none dore ndumva muzafara nawe bikuze ubuse baraza kunyuzwa ni reka nze noneho mbare kuri imirimo noneho kugira ngo nabyemere breaking news uyu munsi wa none umukobwa wanyu bita Uwase Shaira bita Jackie twamajije kwiyunga utwa dufite n'umuzigo tugiye no kubaritu no mu gitondo turi bubyuke dushutinga none induru naze zinavuga none naragushyize kuri live nawe ariho ugahita uvaho navaho se wagira ngo jewe ntabwo nagomba kuzakubita ikintu bita breaking ariko jewe ubu mbaze ibiki njye ntabwo nabikubwiye nyimara kuvaho ntabwo niwe wamenya nabwiye ati ibi bintu uko bigenze gutya ko umuntu bita akamaro ari kutwunga bigenze gute ukambwira ati wowe genda ukora ntabwo nakubwiye ibyo ntabwo njye nabikubwiye kubera iki wumvaga se ko njyewe uri buze kunderapa nkahita apfusha shaje ubyihorera mwana abantu murimo muradukurikira 5 kwa 5 ndagira ngo nongere mbibutse ko aba bari muri Canada mushaka kujya kurya ahantu heza ndetse mukangoka byerekeza mujye muri +250 Canada address niyo ngiyo bapininze ngira ngo bo mwabibonye nubwo nimo ndakorera ubuntu bimwe bavuze Yesu kwiza ngo namuhaye umugisha ngo abana bagiye kumubaga gake baratangiye cyadumba burajya kugira ngo kibutse abana bongere ngo bongeze cyane muri aba batangiye gake
niyo nkoresha kuri video ariko nitwa Musa. Okay, nakubonye director nabidanje. Oya babwihoreye ariko itabe ry'ibiki nimugoroba kongera ariko bwa mbere ari nkanagiye muri Kigali Universal ntago kimwe n'abantu bagiye bagere ku rukundo abitwa bakarabuto nibambwiraga ati peti yangu umeze neza mpamagara umuntu bita Shemi nibwo bwa mbere ari imwe na Shemi ariko uzabaze Shemi niwe muntu waje arambwira ati Benov wahana gake none se Dumba singi barabikoze jewe kuva nava Kigali Universal kajya gushaka kujya kuri live nkashaka kujya kuri stage ya Chameleone ngo mashubike jewe nshaka kujya kuri stage ya Chameleone ntabwo byarangiye bounce nyitambitse abitwa bamubi cyane bakahita babyimba jewe nkahita mvuga ati ntari nkifatira n'akavideo turakinze Imana ntabwo namutagize nkamubwira tuzamuze na Chameleone Dumba bikoze nahuye na Chameleone noneho byabi ndimo bamwivugisha studio ndayifite buri kimwe cyose ndagifite ndaje makubita imirimo ndabakubita imirimo nyuma yo kugize indirimbo ifite 777 nyuma yo ibintu byose ngemba ndimo genda mbyikaraga ndaje makubita imirimo kwa corona ibonye Benovi Dumba akaboko afite arimo arashaka kwita ntabwo namukuraho namuhaye umugisha yamaye umugisha ntabwo wahaye umugisha ajya Shemi n'uwe mwa Shemi n'uwe Shemi wuhe se kandi Shemi se ntabwo umuzi Shemi ntabwo umuzi Jibrilis ntabwo bamuzi se ubwo batangiye kumwibagirwa nyine nawe baraje bamuzinya nk'uko bajimije amaro ubwo se barabura kumuzi Shemi se ntabwo bamuzi Shemi wagiye mu gitaramo cya The Ben arafropinga ariko ameze neza yawe n'abakivumbi nabonaga bari gufana Mayanja family bya Atari ze kubaza umuntu bita Karabuto n'Ikibongo niba bari kumwe Shemi agomba kuba umuntu ushobora kumva Dumba mbwiye ngo ayo mugisha nkahita ngarama nkagutya kwikana bakahita bavuga ati kirakera n'igisazi ntabwo bazi kwemerwa icyari cyo papa ntabwo muramenya kwemerwa n'abana wenda kubwira ngo niba ukora ibyanje utaremerwa aho utaremerwa byemewe ntabwo barakumenya ko wicaje umuntu bita Deka ntabwo babizi abo baraje bavuga umugabo ntabwo barabimenya twebwe tubikurikirana nagenda gake none se nagenda gake ese muvuze nabi mbese Dekati ntabwo uzi ko ari gukora gake wamamaye ntabwo abantu bose babizi ubusengerure badoye imbogo bigeni bapasinza we ubusengerure abantu bitwa ba Joez ntabwo Dekati aribo bapositinga bakahita bagafata se ntabwo abantu babizi ntabwo babizi ari umuntu umwe ubikoze just noneho uwitwa Kasuku Jessica izamipampa uyu nguyu niwe muntu wa mbere abanje kubonamo icyizere angaburira inyama arambwira ati noneho barabura uri kubyumva jewe ntabwo babibona ari i Kigali kuko twibaga twirira inyama tumeze neza kandi ngo mwese wazunga zikino ngo mwasigaye mumwibira amasafuriya ariko bagiye bahinga n'abandi b'ingegera batagira aho baba jewe kano kageto kanjye impamvu ngo bakagutembereza nakanjye nakuye muri showbiz ujya umbabarira cyane jya umbabarira ariko ubwo wazunga jewe n'amajije kwemerwa bashyizeho sinya ntabwo Benovi ukuntu wese ngo niryamire ku ikaro Benovi yahise ngo reka niryamire ku ikaro Benovia yihirinze cyane niyo mpamvu muhaye umugisha yarihirinze cyane Benovia azi no kumusanga muri DM akambwira ngo Dumba ngo niba ubikorera abandi wabinkoreye nkayireba nkigendera mbona bazakubwira ati genda Dumba ibi bintu ntabwo babihubukiramo ndabona ngiye nanjye mu yindi mirimo y'amaboko genda nta kundi sinzoka amahageze igiye kuzana ukama
ukama tugu. Je, Eh, igendere. sawa. Abantu bose ndaza kubabyutsa. Abantu bose bagomba kubyuka kuri noco. Ngende kumwe na Dumba kuri live. Abantu mwese mugomba kubyuka. Abantu mwese muraza kubyuka muze mwumva ibyo Dumba yavuze. Mwese mugomba kubyuka noco. Byari byaranze wa muhungu. Byaranze abitwa basket baramfashije. Uzaza abitwa abantu mitutsu bashyizeho itafari. Man, byaranze nyine tu. Byaranze. Kwemerwa. Ariko njya mbabona mukora imyandiko mushyiramo mundwika. Oya, ntabwo kugutwika bya hatari. Kubera yuko njye abantu bawe bose bagenda bakurikirana. Dumba ntubwira ngo nubwo umajeje umugisha njya ndeba ukuntu burimo kugenda ufasha abantu bose muri East Africa. Ubu se duhera mu Burundi. Ngende nkuzana abitwa Banerinati. Ntabwo ariwe watumye tubamenya. None se nikoze mu Bugande. Ngende nkuzanira abantu bose bariyo. Ariko bose nta n'umuntu uherezi byibura fifire y'agaciro ngo avuga ati njyewe muhaye Kurabiri International. Wumva ukuntu abo bantu bari n'abantu b'abacu. Aba bantu bose ukoresha ufasha no mu Rwanda b'abasitari ni bangahe bapostinga indirimbo ya fifire yasi. Ni bande bamutwikiranye. Ibyo byamamare bumbwira uretse we gufata indirimbo ya fifire ya ukarwana y'ubumwe. Mbwira abandi bantu bagufasha bakavuga ati fifire yasohoye. Reka natwe tubimukorere ni bangahe. Ariko ibyo bintu uri umuhanga Benovia, niyo mpamvu nguhaye umugisha ibyo bintu niba warabibonye. None se ni bangahe nyine? None se ni ukubera ko fifire yatanguye kujya mu bamirigenge nk'abandi man. Tekereza ko indirimbo fifi njyewe uzamubaze. Njyewe nigeze kumurangira akantu karakakwaje. Muzana kuri studio yanjye njye muhana uduceri noneho gake. Ariko man, kugira ngo ubyemere, nta muntu n'uyu n'umwe muri famiye yo mu Rwanda ku bijyanye n'imiziki ushobora kuvuga ngo uriya muniga kubera ko yankoreye ibi nanjye reka mukorera ibi ngibi. Niba ngutwika baze batubwire muri comment. Ubu se tunari uzamubaza icyo nagerageje kumukorera indirimbo z'ubuntu maniga. Sinzi ifite indirimbo nakoreye toneti z'ubusa. Ariko mukiri kumwe mundako mukimura gutandukana. Buretse indirimbo yakora n'umuntu bita AB Godwin uzamuzanira. Indirimbo yakora n'umuntu bita AB Godwin mu mashusho. Indi ndirimbo tunatagira ni ntabwo yasubiye mu bintu byo gukomeda aho ngaho. Waje umukura mu komedi umujyana mu muziki. Ubusari mu muziki cyangwa ari muri komedi n'ubundi asubiye muri komedi. Mama kare makanika turi kumwe nimugoro. Okama arihe. Okama yaje uretse gatatu uretse Okama. Yende gaki. Bagomba kuganira na Okama. Okama. Okama naku accepted. Yes. Benov. Karame. Ndagushiraho Okama nagenda. Narebe. Asante sana kandi. Sawa. Abasitari ndabazi muri yenza ushobora kuza kuvuga ngo Dumba waransuzuguje. Mimi nawajua.